amahirwe dufite ko ejo tushobora kuyabona twese duhuye turi inzazame kandi twese baradushinze ibyaha bibiri kubera ko twabaye hafi y'umwami ari mukuru yabaye hafi y'umwami natwe twabaye hafi y'umwami twebwe n'umwami niwe waduhaye ya nka bavuga ngo twariye ifite ingofero y'uruhu yambagwaga n'umwami Rwabugiri mu 1927. Rayon Sport iri mu bihe bigoye kandi biruhije, ni Rayon Sport iri hanyuma ya Rayon Sport zose zabayeho bihe. Bibiliya iravuga ngo mu babwiriza butumwa mu mubwiriza buryo umubwiriza yari umuhungu wa Dawidi yitwaga Salomo. Wubakiye inzu y'Iteka nini cyane ku isi, Imana imwemerera kurongora utajya ugira ukuri yitwa ndera Umusiramu we Sadate. Birutwa ni burya Sadate birutwa n'ibyo Sadate yakoze guhuriramo nimaramuka muyinsinze nzarahera ku mugaragaro yuko ngiye gufana APR. Umuyobozi ushobora kuba uyoboye Rayon Sport mu bihe bibi bitandukanye, yayoboye Rayon Sport nta mukinnyi umusimbura ifite itwara igikombe Albertinho yongeye ayobora Rayon Sport itsindwa umusubirizo hapfa n'abafana. Rayon Sport njya kwivumbira cyakoze, nagiye kwivumbira muri Minadef barakuvumbije aramvumbije, nagiye nambaye mpamvu ngo dushobora kuzahangana nayo inkono y'umwami nayo niyo yayitwaye. Buriya nayo nijoro gutwara igikombe cya champion. La Gloire Trading Limited, good tiles, good price. Yes, ibihe byiza mukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, nkushimira support ukomeje kugenda uduha. Ngira ngo narabikubwiye ko ibiganiro byiza, amashusho meza nta handi uzajya ubisanga. Muri sport tuzajya tuba turimo, mu myidagaduro turimo, mu buzima turimo, ahantu hose tuzagerageza tuha babereye. Umunsi turi hano mu miduha kuri moteri Paris, ndaza kubabwira ibyaho nyuma. Ndi kumwe na Kabananga Isaac, nta muntu utamuzi muri uru Rwanda, ngira ngo no hanze y'igihugu nta muntu utamuzi. Se Kabana akumva waretse nkakure kukivuga ariko mbere na mbere ngo haye ikaze. Murakoze kuma ikaze muri Onze Box TV hano hose TV. Mwari mwanumiye nari maze iminsi muzemo gakeya, ariko kwera ko mbakunda kandi nkabo nime ubutumire bwanyu, niyo mpamvu bari kumbona ahangaha. Banyita Kabananga TV umure y'ukuri. Kabana, yes, kimwe mu bintu byatumye nkuhamagara ngo twiganirire, maze iminsi nkubona ukora ibiganira ahantu hose, none uri seriye, abari kukureba urasa neza, ikintu bita inzoga ngo waraziretse, ngo inzoga ngo yabaye amateka kuri wowe. Inzoga muganga yanzimvanyo yambwiye ko nongera kunywa inzoga umwijima uzaturika. Ni ibintu basha gute rero kandi ugendana n'abanzovu banywa inzoga bakasuku managinga nkashyiramo ibi bya panashi, byakwanga nkashyiramo amazi, byakwanga nkanywa cya Bavaria kimwe cyazanza rukoro. Kubera ko cyo iyo kimwe kiba gishaye kiba kimeze nk'inzoga kubera ko nta rukoro birimo. Iyo nyinywe upfa kugira ngo ni nka Primus uri kunywa. Umuntu uri kunywa mitsingi nawo baba batandukanyirije, ubwo nanjye ngumya niyumvamo nyine ko ndi kunywa inzoga, nkashiduka nashya amahoro nta kibazo gihari. Umaze igihe kingana iki uretse inzoga? Maze icyumweru cyose, ariko kimaze kumbera nka paradiso. Nari narazazamye cyane. Uranasa neza pe. Wanyitaga kapiteni w'abasinzi, ariko ubundi kapiteni wo mu ngabo za Yesu. Amina. Ibu no gusenga uragerayo? Bose. Kabana, none se uko gusa neza hari umuntu wasize mu rugora cyangwa biracyari kwakunda? Byose mbikesha ibitekerezo by'abantu byiza bamaye kasoringi, mbikesha amata y'inyambo, nizo zigira burya amata menshi cyane. Mu gitondo nkubita ibikombe by'amata, saa sita nkanywa amazi menshi, nimugura nkajya mu gasonora ka massage, nkaba mfite n'umukwaferi wanjye uhoraho ugomba kumenya umucongo ko ugomba kuba uhagaze neza. Kabana, muri no minsi Kabananga yakijijwe utari kunywa inzoga, umunsi we kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ubumeze ute? Umunsi wanjye wa mu gitondo ndabyuka nkajya kwihagarika, nava kwihagarika nkiborosa, ngakora amasuku muri geto yanjye, nkareba ko uburiri bwanjye bushashe, nkareba ko imyenda ipanze mu kabati neza, nkareba ibintu bwambare nkashyiramo umukandara, nkayishyira ku ruhande, nkajya muri douche nkoga. Namara koga nkaza nkambara, nangiza nkafata mbere yo gusohoka nkafata isengesho ry'iminota 30, nkavuga ni Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryobaye, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bikorwe munsi uko bwa mu ijuru, ifunguro utungura none n'udani mutwe cyagura cyuza umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro byawe iteka ryose, amen.
nkangiza nkavuga ni mashallah Imana ingenda imbere ukataka Nkagenda, imihanda nkataka uwo muye nawe nkabona igeno ryanjye ari Uwiteka yaricishijemo nkabamona ndaribonye nkuko nawe uzita igeno ryawe uyu munsi urayibona kwakisha umuntu nikisha umuntu w'umunyamakuru ariko ufite cano hano hose nukuvuga ngo izina tuba dusanga tuziranye ubwo igeno ryanjye ryavuze ko uyu munsi riribonera abantu rwa Rwatabura namara kuribona mu gitondo nkataka ngiye kureba Rayon Sport nkabumuriza abafana bose nkababwira ko twe naho tuzajya kuko imboga mbi ntago ziva mu cyungo twe turacyari muri Rayon Sport. Mbere yuko twinjira no kuri Rayon Sport yawe sasa uko umaze iminsi uri kuyibona Kabana ujya utekereza ko wakongera ukagira urugo ukubaka ukabana n'umuntu mu rugo ukagira amasaziro meza njya mbona yakamugendana yazanye umugore Nzovu nubwo rutarafata neza ariko afite umugore se Kabananga ujya wicara ukavuga uti mu rwego rwo gusaza neza nashaka undi mugore? Ngiye biragoye nashatse abagore 4 n'abana 12 umugore mukuru dufitanye 8 umugore muto dufitanye 2 umugore wa gatatu dufitanye 1 hari indi n'ishureke ku ruhande nabyanye ndi umwana umwe ubwo ni 12 kandi abana bakobwa 8 bakurikiye rimwe 2 bashobora gushakwa muri uyu mwaka urumva rero gushaka undi mugore bundi bushya byo ntibyakunda bitewe n'imyaka tuba tugezemo kandi n'ubukaka n'ubukongore tuba tugezemo tuba tugomba kwishimira imirimo twakoze n'abana twabyaye so nukuvuga ngo nshobora kwiyunga ahubwo muri abagore 4 gashakamo nshobora kugira uwo niyungamo nawe sintangire bundi bushyashya nkavuga ko ibyo twapfaga ari ibi kunge akenshi napfuye n'abagore ibintu bijyanye n'amayoga no kurara amajoro so niba babona rero nabiretse hari uzashaka kugaruka cyangwa nanjye we nzashaka kugarura ndakeka mfite icyizere ko muri abo 4 hari uzagaruka. Kabana aho gushaka bundi bushyashya ntabwo byemewe. Ngiye ndishimye cyane kuba warafashe umwanzuro ukareka inzoga ukaba uri umuntu usenga katwinjirire muri Rayon Sport rero ni Rayon Sport imaze iminsi iri mu bibazo bikomeye cyane itsindwa abafana batabyumva ngira ngo nawe ubo bikurikirana ni Rayon Sport uri kubona gute? Ni Rayon Sport iri mu bihe bigoye kandi biruhije ni Rayon Sport iri hanyuma ya Rayon Sport zose zabayeho bitewe nuko twaratengushywe ariko mu gutengwa natwe uriya mugabo nubwo tumushinja ngo ni Meya Budara biriho ararengana ni ukuvuga ngo ni ibihe Bibiliya iravuga ngo mu babwiriza butumwa mu mubwiriza buryo umubwiriza yari umuhungu wa Dawidi yitwaga Salomo wubakiye inzu y'Uwiteka nini cyane ku isi Imana imwemerera kurongora abagore 1,000 ariko ituma adaheranwa na Satani yandikiye ubugingo buhoraho so nukuvuga ngo rero dushobora kuvuga ngo ni Meya Budara kubitere cyangwa niki ararengana ahubwo baba pampe twabose twirukana muri Rayon Sport bari bagize babasaza badurubanganyaga ibintu nibo bavangiye Meya Budara kuko nkanjye wakinye umupira kuva 8-3 ibinda bivuga nkuye muri net nkanjye wakinye umupira kuva 8-3 nkakina mu Maramba nkakina muri Ronderi nkatwaza aho bitaba Amajyarewa na bamuvara Valence Godiyo barabakongomani babagare ya mu muhima hafi yo kwa Kabuga ukiyafite oya nari nyiri umwana icyo gihe bamuvara muri za 40 na kangahe kuko data wacu yakinye muri Kiyovu yakinaga na Muvara yitwaga Cika Kijanja no kuvuga ngo rero n'abatwaza Godiyo bagiye gukina yari ikipe ya Ronderi ya secteur Muhima yakiniraga muri Corentex rwa Mugasyata natwazaga barabose bani bari bayirunga Silas nabatwazaga amagodiyo so nukuvuga ngo rero impamvu nkubwira gutyo Meya Budara ise yakinye Meya Budara ise yakinye muri Rayon Sport yego na Budara ngira ngo imuganda muri yagize yakina umupira nawe mu makipe y'abana kuba rero twavuze ngo natubere siwo mu gihe cyamezi 3 cy'inziba cyo siwo twagaga ko atubera siwo kuri Tadeyo kubwa Tadeyo arabihakana bangwa shizo siwo mukobwa none tugumya turwanya Tadeyo tugira ngo Meya Jeni nayo mpamvu baradibi yavuye ati Meya afite inara bonyereka yo tuyikipe mu mezi 3 ariko ibintu akoze mezi 3 birutwa n'ibyo nuza yakoze wa mugabo w'amatiku utajya ugira ukuri yitwa ndera Usilamu we Sadate birutwa burya Sadate birutwa n'ibyo Sadate yakoze Sadate twita interamwe Sadate twita ngo abantu ngo twacanye amatara ngo Mozambique ngo interamwe zaducana amatara kandi ari uyoboye ikipe
akavuga ngo Rayon Sports ishobora kuvamo ikintu uruzi ko ari we wivangiye nawe kandi afite ikipe nziza. Meya Budara ntabwo tuvuga ko ari we urimo kudutsindisha muri iyi minsi, ahubwo baba pampe bo ku ruhande heze babatoye RDB abantu batatu, we yigire miri Corinne ngo yishiriyeho ngo amakomisiyo ngo y'abantu 39 nawe urumva muri make ni wo wivangiye. None se ikipe nzima igize amahirwe Ferwafa iyihaye kugura abakinyi mu gihe nta bakinyi bona ifite n'igihe kitugura kitaragera, uyisugura inzaza meza abakinyi batandatu, nturebye ngo ugura umukinyi wo ku mwanya ushoboye, nubwo umukinyi mwanya ushoboye abo babubundi baba manager babandi bigira ngo nabazungu, abo bubundi baba n'umuzungu ni cyotara no mu Metis baraje bamugira inama aguza abantu badaruka mu kibuga nka Olivier ngo amazu mwaka adaherukayo, mu defenseur ukunda gukina yambaye ibibandara mu mutwe ntaheruka. Ufasha abakinyi batandatu waguze uwabanjemo kugira ngo utsinde APR se n'ugupfa kuyitsinda, APR n'ugupfa kuyitsinda. Cyakoza batsinze Rayon Sports njya kwivumbira, cyakoza nagiye kwivumbira muri Minadef barakuvumbije, aramvumbije nagiye nambaye ikabutura bakirongozi bawete mureke kamananga yivumbire abana ba military banyarira umucendirira. Murenzi Abudara ntabwo ari we wishe ikipe, ahubwo yivangiyemo hakiri kare. Wewe wari kureka ibya RDB yaguhaye abantu batatu muyoborana kugira ngo mushyire amategeko ku murongo. Olivier Gakwaya nawe nundi musaza ntaze bagomba kwica bakaga amategeko muri amezi 3, nta nuko ko ira komite y'itibacyo yari yemerewe no kugura abakinyi. Urabye ko amategeko itemerewe, ntabwo komite y'Abudara yemeye kugura. Urumva ngundama ntabwo yemerewe kugura, mujye menya n'amategeko, agiye mu mupira. Ntabwo ni izina ry'Imana gumemera kugura bisobanure. Iyo ari inzibacyuho niyo yaba ari n'ubutegetsi bwa politike, inzibacyuho ntabwo iba yemerewe gushyiraho komite y'abayobozi cyangwa iki. Ibigomba gukorana na komite yindi yari iriho ayigashyira ibintu ku murongo igapropoza igihe cy'amatora. Nukuvuga ngo hariya twaye munsi bacyo y'amezi 3 yo kugira bashyira ibintu ku murongo amategeko. Ese ideni ririmo ni ryangaye, ese hasigaye mangaye, ese ibibazo by'abakinyina n'ibingaye, birana n'ibingaye, amadeni turimo nangaye, bakabishyira ku murongo bagatera amategeko bakavuga ati abantu bazatorwa mu mezi 3 ibyo twakoze assemblée générale bazagenda ku mategeko aya naya. Ntabwo bemera kugura, umukinyi. Yego birutwa nuko buriya bagombaga gushyiramo gatamboro bakavuga bati noneho reka turangize insibacyuho Ferwafa bibizi yuko tutaragura twega abakinyi bakazagura ari komite biremewe byo, ari komite yatowe. Nese wowe gusa abakinyi batandatu ntuzi naho bakina, ufasha abana bikiniraga umupira ubakuyemo ngushyizamo abantu babakubise seti yabingaye Segabana wabona ure umuzamu muzima. Nanjye ubwanjye bantujeje iminsi 3 mezo de jeune ngo nje mwizamu ntabwo nafatura umupira ngo muruke, ntabwo bansenda ngo nkamba kapeni y'ibyatsi. Baravuga ariko ko equipe itaramenyerana Rayon Sports yakinye na APR ureba igikombe cya nuza cya Super Cup niyo washyiramo abakarane cyangwa indaya ntabwo wazitsinda zambaye Rayon Sports. Nubundi faza rigiye kurangira ejo mu minsi mike bashobora kongera guhura mu gikombe cy'intwari. Urabona APR ishobora kongera kuyisubira cyangwa Rayon Sports iri kugenda imenyerana gake gake ku buryo idashobora kongera kwemera kabiri mu rugo rw'umugabo. Wa mugani w'ijambo rya DCS yavuze mari mu itente yari ya Minadef. Ese wari uriyo? Narindi yo yaravuze ngo Rayon Sports ngo ubundi twari kwitsinda ibitego 8. Ariko ndavuga DCS nkajya nishima mu mutwe abana bakampumuriza. DCS nawe uvuze byinshi. Wewe nabavuze bari kudutsinda 2-1. Abana bamita inshuti zanjye bagaseka cyane. No arano yavuga ijambo ryambabaje ryanshinga umutima ngo ntagiye Rayon Sports izigera itsinda APR. Muvandimwe wanye DCS Mubaraka mbanje kugusuhuza mu izina ry'Uwiteka. Assalamu alaikum. Nanjye inzoga naraziretse nemere kugusuhuza, ubundi sinanemere kugusuhuza mu idini rya Islamu cyangwa muri rwa Islamu ari nkinywe inzoga ariko unemere kugusuhuza nkavuga ni assalamu alaikum. Nukuvuga ngo rero ni munsindira match mu gikombe cy'amahoro tuzahuriramo cy'intwari ni cy'amahoro dushaka kuzahura na retour champion no gutusiganya imikino 3 dushobora guhuriramo. Nimuramuka muyinsinze nzarahera ku mugaragaro yuko ngiye gufana APR. Yego
APR nigusubira ikagutsinda inshuro 3 nzagenda ku mugaragaro. Ubu niho nahungiye nabatse ubuhungiro. Ahangwe ngwino tube tuguwawe ubuhungiro. Gake ubumenyera. Gake ubumenyera umenye n'imifanaje umenye nuko witwara na discipline tuba dufite mu cyubahiro. Eza rero sport yanyicazaga mu mpande. Xavier none muri APR nica muri VIP aho mba nicanye n'abandi bagabo. Ubwo rero ubu ndi kwiga discipline yaho. Ariko nibantsinde inshuro 3 uzagenda no kumugaragara. Zarahera isi yose bireba. Ubu saka kanya urumureyo waragiye tugufate mu kiye cyiciro. Ubu ndi umureyo. Urumureyo. Kuko ni nayo nambaye mu mutwe no mu mutima no mu bitekerezo. Sikabana ujya wemera ko umuntu ashobora kuva kuri ekipe nk'imyaka umaze ufana reyo ukaba wayivaho ukajya kuri APR bigakunda? Birashoboka. Gimaze imyaka mfite imyaka 52 maze imyaka 50 ufana Rayon Sport kuko tuvuge mwana avuka mu nda yanjye na vitameze 6 umwaka imyaka 2 agatangira kuvuga akajya bati Rayon mwana wango oh Rayon akagera asubira mu guno ngo nyize mfite imyaka 2. Yego. Uba APR wagenda ukayikunda pe ukajya wambara jezi ya APR. APR ikintu cyatuma nyikunda cyane nayibayemo. Nayibayemo atarape nayibayemo FPR. Uri umusirikare. Wabaye umusirikare. Nta by'ubusirikare nkubwiye ko turi kuganira iby'umupira tuvuze abasirikare. Nkubwiye ko nayibayemo. Sikabona nimba narayibayemo rero kuyisubira mu rugo byabumva yaba ari inshuro ya 2. Ibintu bitatu. Yego. Uvuga uti ibi bintu byankurura bikanjyana kuri APR. Ibi iki kintu cyatuma mfana APR niki? Icyambere cyatuma mfana APR ibintu byabo biri organisation ku murongo. Ikindi cya kabiri ibintu byabo bibamo discipline. Kandi discipline burya niyo ya mbere. Icya gatatu bafite ntago bakandisha akanyenyeri bafite ubushobozi. Aye kindi urenzaho? Nta kindi neza. Ibyo bintu bitatu byaguko. Gutongeye hose gutsinda. Umupira football ce n'est pas la guerre gutsindwa nayo yamara n'imikino 3 tsindwa ariko byibura ifite ibyo bintu. Sikabana mu myaka umaze uzi Rayon Sport hari igihe yigeze ibaho muri ibi bihe cyangwa nibwo bwa mbere bibayeho nyine ibi bihe byo gutsindwa bimeze gutyo? Kandi nkubwira ngo Budara yazanye yaziwe n'ikibazo atazi. Niwe muyobozi ushobora kuba uyoboye Rayon Sport mu bihe bibiri bitandukanye. Yayoboye Rayon Sport nta mukinyi umusimbura ifite itwara igikombe. Albertinho yongeye ayobora Rayon Sport itsindwa umusubirizo hapfa n'abafana. Urumva ibibazo afite. Tuvugana nawe ntago aryama. Ejo bundi yagiye kuri Adera bati none ubwo bako mwadutsinze eri Mireke ndayigarika. Ayigarika ibitego bibiri mu gice cya kabiri yari imuhitanye. Bize ibibazo afite n'ikawa ntago ari kuyinywa ngo imanuke. Aricuza impamvu yajemo yo yigumira uko yari yibereye. Bivuze ngo asigaje ukwezi kumwe y'amezi 3 yahawe akarangira. Urabona narangira zamera nk'umuntu ukuweho urutare hejuru. Sinzi ashobora kuzarangira arwaye depression nawe. Ozuraho nizarangira ku mahoro. Ese Kabana ubona ari iki cyakorwa kugira ngo Rayon Sport ije ku murongo ihame ihembera igihe igire gute? Ubona ari nk'iki cyakora, ubona ari ikibura? Rayon Sport kereka bayishubije mu maboko ya banyirayo. Banyirayo mvuga ntago ari abo ba Kamari sawo bagacinya sawo bande ari banyirayo b'ikipe burya babazwe. Kandi bakeya batari abantu benshi uburyo ngo uburo bwishi bugeze gutera sinzi ukuntu babyita musurura. No kuvuga ngo bayihaye mu maboko y'abantu batarenze 3 cyangwa 5 banyirayo. Ubu uri kwisonga bamwita nde Muvunyi Paul. Undi wa kabiri bamwita Muhirwa Prosper. Uwa gatatu nubwo ntamwemera neza wenda yatwibira abakinyi cyangwa yagera twatugutwiwe gacinya chanche deni. Ubwo si 3. Uwa kane wa mukobwa wo mu Konabure wajya udushyira ibintu ku murongo. Uwa gatanu bacumekamo umuntu mushyashya w'umuherwe tutazajya tubura ikibazo akatugoboka hakiri kare. Bamwita Kazungu ari we Papa Keri ku Ruyenzi. Mu gihe baba basaza bahugiye mu Kinigi
akaba tugurijemo dukeya tukazatumwishyura kuri match twahuye nziza ya derby. Iyo komite kabisa yaba yamyugo ni batanu, akazanamo n'undi mugabo nawe ujya ukunda kwitanga cyane, aracyari muto afite imyaka 37, atunze hagati ya miliyari 10 na 15, bamwita James w'Ikibungo. James uramuzi arakora Provia, wa mwana w'inzobe witwa James ugenda muri VWT, ni umunyakibungo witwa James nawe arayafite. Uri uteye akora Provia ufite amakamyo abapakura imyumbati witwa James, bakaba batandatu. Nabo ngabo wenda abanyabitekerezo inka komite nanjye ubwo nyishizo ya imbere yashyizeho y'amakomisiyo. Ubwo muri komisiyo y'abantu bajya bitabazwa bavuka byatugira inama. Iwa mbere bamwita Tadeyo uramwemera cyane. Yego. Uwa kabiri kandi warajyaga umuvugaho amagambo aciye. Oya n'abagabo batanga ibitekerezo babwira babandi ubushobozi mwakora gutya na gutya. Uwa mbere yitwa Tadeyo, uramwemera nk'inyangamugayo. Uwa kabiri bamwita Kabananga Isaac, ari we ngiye. Uwa gatatu bamwita Furaha Umurege ushinzwe imirire witwa Furaha. Umwana nawe Furaha wongera ngo ni umunyakibungo nawe n'umwana mwiza cyane. Ubwo si tubaye batatu. Ubwo gusanga komite abantu batatu si 9. Ubwo tugiye gushaka umuntu wa 10 wa nyuma. Umuntu wa 10 wa nyuma nubwo burya ntajya mwemera neza, Olivier Gakwaya, ariko sinjya mwemera neza. Sanzana akorera ari mu bintu bijyanye n'amarangamuntu hepfo guhota ku kabindi. Sangana akora nta bushobozi bwo gutunga Rayon Sport bwahava. Iyo kipe yaba iri kuvugirwa nande? Umuvugizi urumva ofukoze yapfa kugumya gushyira uriya musazi witwa Wasiri nakundi. Apfa kuba uwo musazi witwa Wasiri. Korode wari ugiye kweguza kera se akabiki? Korode we twamuha akazi yaragafashe ni kibisikoti w'abasekirite. We yarakiboneye n'ubundi ko yari afite muri Alpha Palace. Niko yari yifite n'ubusanzwe. Ayoboye umutekano nyine ko abayobozi binjira, umutekano muri VIP ibintu nk'ibyo. Akazi ko yamaze kugifatira we. Uracyabona rushya se? Ari ibintu byo kubaza ngo perezida w'abafana kijya mu wa cyabyumva. Akazi ko yarakabonye. N'abandi bose bavandimwe simbanze ba Kamaro Gustave Tamutamu ba Desa inshuti zanjye, mwese mwagumya muri aho mutureberera mukajya mutugira inama. Komite nigomba kurenga abantu batandatu b'ubushobozi bayoboye bahoraho, n'abandi bajyanama 4 bazabajya bagira inama bakaba abantu 10. Jean Fidel abuzemo. Jean Fidel yabaye retired. Yabaye retired bijya mukajya mu rushyo umuntu arirwariye. Ejo bundi Rayon Sport mwari muteye depression ajya kwivuza mu Bufaransa, ageze Imana arakirutse, wazajya aza kwirebera match nka perezida w'icyubahiro. Uri azaba ari kumwe na Ruhamyamuga Paul. Abo ni abasaza bagomba kuza twabaye agaciro, bakareba match bagatuza, abashoferi bakabatwara bakabageza mu rugo. Ntabwo wamushyira mu bintu umuntu wirwara umuvuduko w'umutima, umuntu warwariye za diabete, ntiwajya kumushyira depression ya Rayon Sport, yahita turika imitsi y'ubwonko akamera nka makuza hari haruguru. Kabana wimujyana mu bintu byinshi. Kabana ndakumva aho watangiye kurebera Rayon Sport. Yego. Abantu 10 cyangwa se abaperezida 10 ubona bakwiye kubahwa, bakwiye icyubahiro nabaye? Abaperezida 10 bayoboye Rayon Sport cyangwa babaye hafi ya Rayon Sport mu bibazo babonekaga, ubona bakwiye kubahwa. Perezida wa mbere ukwiye kubahwa ari nawe perezida w'icyubahiro dufite uhoraho muri Rayon Sport, bamwita Ruhamyamuga Paul. Uwa kabiri w'icyitegererezo bamwita Muvunyi Paul. Uwa gatatu w'icyubahiro bamwita Dr. Rwagaconda. Yego. Uwa kane w'icyubahiro bamwita Kamari w'umucaguha. Kamari w'umucaguha ngira ngo wese umuzi. Ntago muzi. Wari mu Bubiligi acuza agacaguha, hariya mu mujyi acuza inkweto, yigeze kuyobora Rayon Sport dufite umutoza w'umunyanshiri wari ufite amadirede igihe twajyaga Tanzania. Shaki Purayize. Ukuvuga ngo Kamari ni wari perezida. Icyo gihe nge yari yangize perezida w'abafana babahuriga ari njye kwamba kanika bahuriga bajya Tanzania Mwanza. Ubwo babaye 4. Undi muntu w'ibihe byose twakubaha
ni umugabo w'ibitekerezo bamwita Ritayidi Jean Fidele ubwo babaye 5. Undi mugabo w'icyitegererezo twagira muri Rayon Sport ni umugabo ukiri mutoya cyane nubwo agira utuntu tutunyanga twishi cyane ntarekura, ariko mu kugura umukinnyi cyangwa kumushimuta ni iminota 2 bamwita Chance Gacinya 6. Undi mugabo rero twemera wabaye muri Rayon Sport akaza no kuyigiramo ibihe byiza n'ibibi bamwita Meya Abdallah ubwo babaye 7. Undi mugabo twakwe waruzanye ibihe byiza waruzanye impinduramatwara nuko yivangiye ariko yazize kutiga nubwo abeshya ngo ni engineer ntago yigeze yiga, cyane cyane ko na Excellence Paul Kagame yaravuze ngo uwo muntu nindi Sadat yigeze kuzamura ibibazo agira agacoberanya ibintu, perezida avugira kuri Twitter avuga no kuri Instagram no kuri YouTube ngo ariko Sadat ni muntu ki? Sadat arabeshya ngo ni engineer ntago yigeze yiga, gusa nawe yazamo bakaba 8. Undi mu perezida twemera wabaye muri Sport akaba hafi, nubwo restaurant mwageze mu Kayihombya yari ifite amahoro yibera kuri UTC, yifite restaurant nziza muramujyana hahoze traffic, inoti ze murazihuha none mumujyana kwirebera muvana kureba mumugije za Kicukiro iyo ngiyo bamwita Fred Maître Fred ngo nuwa cyenda aja abantu murahombya Fred yatabijyamo yigumiye muri za UTC imbere neza yubatse ama etage muramuhushye mumuhuha mumugejeje Kicukiro ipfiyo ngiyo abarayo murabagome. Undi muntu rero wa 10 twavuga wabaye hafi y'ikipe kandi akaba akiri no hafi y'ikipe, we ushobora no kuzayibamo nk'imyaka 10 iri imbere utayivamo kuko niyo bayitsinze. Ndi kumwe nayo Bugesera ngiye kubona ngira ngo twari kumwe nkoresha interview yari yambwiye ko nk'ibihumbi 100 nkikenura, agiye kubona mbona hikenye ryinyo ry'uburyo n'iry'ubumoso mbona imisayira byimbye avuga nayo ndayahombye tu kanitayero wabariyo ubwo se ni wamumenyera ubwo ni wamumenya muvuge kabana umugabo ukunda gutsindwa muri Rayon Sport ibintu bigahindura isura akamera nk'uruvuru rwari icyatsi ukaba umweru, ubwo ntago ari muhirwa Prosper ari ikintu mbaza kabana. Tugereranyije umupira wa kera kuki umupira wa kera warawurebye, yego abantu bakinaga bafite ishyaka ukabona birakunda bahembwaga ibisheke cyangwa amandazi cyangwa ibyayi cyangwa ibikoma. Ubu ngubu usanga umuntu ahembwa miliyoni 20 ataranize ugasanga arimo ararengwa akerirwa mu barakarara mu ndaya bakavuga ngo ni foru nganye ngo akina umupira akumva ngo numusitara akagenda hekinye akamera nka mwemeri wajya guhengeka ibirenge avuye muri tiza za peri ukagira ngo inkweto nizimukwira. Ni yihe mpamvu? N'umurengwe usiga inzara baca umugani mu Kinyarwanda ngo umwijuto w'ikinonko ntago ubuzi ko imvura izagwa, ariko iyo imvura iguye cya kinonko kirayonga. Yego kabana isekera twakiniraga nka segiteri yahuraga n'iyindi segiteri cyangwa n'indi komine bajya kugwemba bakazana amandazi mu mufuka bakazana na fanta, cyo gifanta zaguraga make orange mirinda fanta yaguraga 25 tukanywa fanta niki cyangwa amazi bashyizemo agasukari cyangwa ibisheke bakazana umuwa w'ibisheke hariya umuntu agenda afata igisheke kimwe kandi ikibuga cyabaga cyuzuye utabasha no kurebamo imbere, iyo utageraga mbere ngo mutonde ikibuga umurongo niho bashaka kureba hari ubuntu. Kabana ejo rero Fazare ya Rayon Sport irayisozereza mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo ivukamo ikina na equipe ya Mukura zivuka mu ntara imwe. Yego ni match ubona gute? Ntago ubona ko mugiye kurangiza imikino ingana gutya mutabonye amanota 3? Birashoboka. Amahirwe dufite ko ejo tushobora kuyabona. Twese duhuye turi inzazame kandi twese baradushinze ibyaha bibiri. Kwa ko twabaye hafi y'umwami
ari mukuru yabaye hafi umwami natwe twabaye hafi y'umwami twebwe n'umwami niwe waduhaye ya nka bavuga ngo twariye mfite ingofero imaze imyaka 120 ngwiki mfite ingofero y'uruhu yambagwaga n'umwami Rwabugiri mu 1927 urayifite ndayifite nubwo ntayizanye nayibagiwe niwe nkunda match bari kuri tuba wayibagiwe iyo ngofero ngira ngo ejo nzaba nyifite kuri match uzayibona nayo sokuruza yarayisize ayisigira sokuru ayisigira data yisigira abavandimwe bayisigira njyewe nagiye kubona muze musitana mbona ndayibonye wabwiwe n'igise ko imaze iyo myaka ikozwe mu ruhu rw'inyambo inyambo urabona inyambo ni inka ibiteze amahembe biteze urugori gutya niyo itabarutse bayishyingura nk'umuntu ntabwo iribwa niwo muvumo twaye dufite rero yaduhaye inka wumva umwami yari kumwe n'umuzungu iyo story mbabariya uyibwira abantu batayizi neza yivimuze uyivuge neza umwami yari mu rukari Inyanza none ariko icyo gihe hategekaga district ebyiri habagaho ari leta y'ababirigi yari yowe n'umubigi runaka ari shari cyangwa ari mbese washarire ngo umuntu bohereje nyine ngo ahagarare inyungu z'ubirigi mu Rwanda akaba ari n'umwami naho nubwo umwami yagombaga gutanga itegeko uriya wayoherejwe n'ubirigi cyangwa woherejwe n'icyo gihugu hagati y'umwaka w'1931-32 noneho umwami arareba aravuga ati ese bareye abana ko batsinzwe n'amagaju icyo gihe yatsinze Amasata Nyanza ibitego hafi 4-1 none umwami arareba batari bari abana ntago barya ntibanywa n'amata reka ajya mw'icyo ry'inka areba inka nziza y'inyambo yari ikunzwe cyane yayindi gusa ibiteza amahembe itengama imeze neza yarishije muyizane ahamagara komite cyangwa yari icyo gihe cyamutoza abari bayoboye Sport arababwira ati icyo gihe yoboye n'umuzungu wari wayishinze ati abantu banambonye nambaraga bafite bakeneye amata iyo nyambo kera yakamwaga hafi amasherekani 6 y'amata ubwo ni litiro hafi si ngombwa bazi kubara babibara nimba ritegera 30 babibara bayihereza abatetsi cyangwa abashumba batekeraga ikipe bayitekeraga bagiye gukina ariko ubundi babaga iwabo aho za Busasamana za Mugandamure za Mugonzi za Karama aho ngaho hose yego noneho ati mugende sinzi ngo icyo gihe ngo hari umusaza wari ufite inka nawe zijya kuba nyinshi mo gake baba rero bayiragiza kugira ngo ajye basha gukama aya mata nono babwira abakinyi ngo mujye mujyana akantu ko gushyiramo amata mugende munywe mubone kuza gukina umupira igeze mu nzira abagenga b'abashumba barayigambanira bayirya itaragera iyi bayikubita intorezo inyama barazigabagabana ibinono wabaza marayika niwe uzaho byagiye kuko ababo nta n'ibinono yariye ariko wenda wasanga byarariwe na segukuruza wiwe cyangwa sokuru wiwe ubwo ibinono muzabibaze marayika ngewe uru batwaye bakarukuramo ingofero ndayifite ngewe bazambwenye basubize ndayifite ubwo ni ukuvuga ngo ibintu bihinduye isura ngewe ndemera kugaruza uruhu rw'abandi rukozwe mu ngofero noneho marayika nawe areba ahantu ibinono byaba byaragiye mukura nayo impamvu ngo dushobora kuzahangana nayo inkono y'umwami nayo niyo yayitwaye buriya nayo ntishobora gutwara igikombe cya shampiyona inkono y'umwami bayishubije kandi numva ngo umusaza ngo mu macyazo ngo wapfuye ufite imyaka 120 ariko afite abuzukuru n'abuzukuruza bazajye gushaka iyo nkono kuko nta bintu by'ubwami bijya bishira neza wabonye ngo film ayikoretse nta bintu by'umwami bijya bishipfa kugenda ngo bishire ubu niyo mpamvu mukuri cyitwa champion ntago bishoboka rwose ariko iramutse gato ishubije nkono yagenda dutoratora tw'amahoro tw'iki twose dutoratora mu match ko tuzayitsinda ejo nditwaza ingofero y'abandi ndayiha ababishinzwe bayishikirize mu rukari
bagende bashyire mu rukari. Sinzongera kukubona wambaye iragufa. Ntabwo uzongera kumbona nyambaye. Kabana urabona bizarangira ari bingahe? Ejo ibitego birarangira ari 3-1. Kabana turabanzamo ibitego biri mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri tugombora igitego ku munota 70, igitego cya gatatu kirajyamo ku munota 89. Urakoze cyane Kabana. Yego. Dusoza Kabana, igisebo wagize ukavuga utaha ndasebye kabisa, ni ikihe gisebo wagize? Igisebo nagize mu buzima bwanjye mumva ko nsebye na aperi yansinze ibitego 4 incangaranyije kuri bantu no mu buzima busanzwe ahantu nasebye hambere no gukira nyiri mutoya nkongera nkakina ndi mutoya. Icyo nicyo gisebo wagize. Icyo gisebo nagize. Ariko igisebo cya kabiri nagize no gutsindwa na aperi ibitego 4-1 ntari kuri iyo match, nagiye mu kwa bwa mushiki wanjye i Musanze. Burya sinari mari. Ubu bwa wigeze ukora nayo waza kwicara kavuga utahano nakoze ubu bwa pe. Ubu bwa nakoze nuko nigeze guhamagara abagore 4 ndi muri apartment ku Gisozi kandi bose bikarangira mbarongoye. Ubwo n'ububwa wakoze nabwo wicaye ukavuga ati ubu n'ububwa. Kabana iyo utaza gukina umupira ikindi kintu wari ufitemo impano yo gukurikira umusore ni iki? Nashaka kuba nka general cyangwa nka Kano. Nakuze nshaka kuba umusirikare ukomeye. Ikintu utakoze wicuza ni iki mu myaka ugeze? Ni icyo ngicyo nkubwira, nagomba kuba umusirikare sinabaye umusirikare. Uwaguha ikintu nano nicuza nakoze mu gihe nafite amafaranga, nagomba kubaka ibitaro nkabyandikaho Kabananga Umureyo, nkagira ibitaro nkandikaho Kabananga Umureyo, nkagira amashuri y'amarero y'abana y'incuke nkandikaho Kabananga Umureyo. Ndamutse mbonye amahirwe ya kabiri, ibyo nibyo nakwihutira gukora. Nibyo wakwihutira gukora. Kabana tugiranye ikiganiro cyiza cyane, ejo tuzongera kuri match ya Rayon Sport na Mukura kabisa. None se nari nshoje ntakubajije akantu k'amasiko. Yego. Ngo wigeze kabisa utegura kudeta yo gutera korode hakuno tujya turebona za Burkina Faso umuperezida atera undi kudeta? Banyarwandakazi abatuye mu mfuruka enye z'isi, muri Amerika, muri Aziya, i Burayi, muri Afurika, baganda banjye nsanyuse kubaraba, nze banyita Captain Isaac Omugaga Umureyo, abarundi muranyumva, abatanzania muranyumva, abanyakenya muranyumva. Ntabwo nagomba gukora kudeta korode, ahubwo nagomba kumuvanaho nkanamufunga mfite ubushobozi kuko niwe wankoreye kudeta. Wibuka ko korode yari umusikirite muri Alpha Plus, perezida wacu yari Pasteur Vigiringiro, nje nari vice perezida, vice perezida wundi yari Vandame, Vandame muri Atarako, nitwe warebaye muri Atarako muri polisi, nitwe twari tuyobora ikipe turi batatu turi kumwe na Pasteur Vigiringiro. Korode umwana wo ku Kibuye yari umusikirite kuri Alpha Plus. Abasikirite turabona nyine bamwe baba bahagaze gutya muri yaho. Nono akajya anatuzanira amazi turi gukora inama. So nono ngewe sinzi aho nari nagiye mu bukwe nimba ari Nyanza, baravuga ngo Kamananga nawari ngo kari tugiye gutora komite, Korode injira muri komite gutyo. Asimbuye umwanya wanje. Urumva ngewe niwe wanshimusa. Urabibika ku mutima uti ndabibika nawe naye nzabimwishyura. Mu gihe nagomba kumwishyura rwa rutabura mbere ikinyurane, aravuga ngo operation yose ko operation abantu bose nagiye mbafata neza mbaha akantu n'abahuriga bakuru. Rwa rutabura we ndamwibagirwa agiye kuzazana na ba marayika. Nono barutara bati ngewe mutambaye nanjye kandi yasanze nkunda mace se wari wamugezeho. Nono warutabura itabati ni mutama tugweve naravuga ngo umurami 100 abyicira aho ngaho kwa jire iremera. Ubwo birangiye gutyo. Birangiye gutyo ariko nubundi byarangiye korode yiviriwe ameze nk'ikirongo cyariwe, cyari yameze nk'urwavuye ku nka ikirongo kigasigara ku ruhu. Nese korode kweza ati ntago nahangana na ba Mike, sinahangana na ba Wasina bakamana gafite amagambo ameze nk'ayibitega, atereka ngiye kwigira mu busikirite. Ubona ko asigaye yifitiye icyombo saba ngo rojya. Abaye benje ku muryango ni bangahe? Rojya iyo modoka ya perezida muri gitambuke. Wajya sata ibyo yibereyemo. Biramubereye. Biramubereye. Ezo yambaye twadukutere umutwe n'uwa kwa ameze nk'abajepe. Iriya nibyo abayishakira. Gabana uri umuti wamenye. Abana
reka nkushimire cyane murakoze cyane kubwo kutwitaba kandi kuraje ku nzira watangiye impinduka ziragaragara uri kukureba kabisa urasa neza uravuga ibintu bisobanutse kuraje ntuzasubira inyuma nta kibazo rwose murakoze so reka rero ngushimire wewe warudukurikiranye yari Kabananga Isaac kuva yakizwa mugiye kujya mumubona hano kenshi adusesengurire mbanze nkubwire ko niba ufite imodoka nta handi ukwiye gutekereza kuyijyana uretse muri New Class Couch ikinamba cya mbere hano mu Rwanda cyoza imodoka igasubira ibushyashya dukorera no mu gisimenti neza wahageze duhamagare kuri no nimero dufite n'amamodoka dukodesha uraza kabisa ufite ibirori ufite amakwe tukaguha iyi modoka ujyana mu birori byawe cyangwa aho ushaka. Ukwizera Hardware Limited ni wabo ibikoresho by'ubwubatsi by'ubuhinzi imashini zikata amapensu bino bikoresho byose uri kugenda ubona bimanuka. Dufite imashini zitera amarangi, dufite amarangi avanze, dufite imashini zikata ibyatsi, dufite izikura amazi mu bishanga zuhira, mbese buri gikoresho cyose iby'amashanyarazi banyamashanyarazi bahinzi borozi mugane kwa Ukwizera Hardware Limited dukorana no mu Gakiriro ka Gisozi ku nyubako ya Pacom wahageze hamagara zino nimero niba uri mu ntara tubwire turakora delivery y'igikoresho cyari cyo cyose ushaka tukikugezeho. D&I Electronic ni wawe ibikoresho bya electronic, televiziyo nziza, firigo nziza, gazi kuka, amapasi, buri kintu cyose kijyanye na electronic tugane iwacu ayo ufite yose yazane twumvikana ugenda utwishyura mu byiciro. Dukorera no City Tower wahageze watuvugisha kuri no nimero. Kwizera Shop hano Nyabugogo kuri Beka yiteguye kukuryamisha neza. Matera iyo ariyo yose isize iyo ariyo yose nta handi wazikura ni iwacu kwa Kwizera Shop. Ayo ufite yariyo yose iwacu kuva ku 2025 urahakura matera ugende wiryamire neza cyane. Sinasoza ntakubwiye ko muri Raguruwari Trading Limited nitwe bambere ku kijyanye n'amakaro hano mu Rwanda. Noneho sa amakaro gusa twabazaniye amajipsam, amarangete, amaravabo meza, amamiruwari meza ngira ngo muri kugenda mubibona nta handi ni muri Raguruwari Trading Limited. Ntidugikorera Kigali gusa, Igisenyi twashyizeyo ishami. Uri Igisenyi si ngombwa kuzi Kigali duhamagare kuri no nimero tukurangira aho dukorera. I Musanze turahari, I Muhanga turahari, Nyamata turahari, n'ahandi hasigaye mu minsi mike ya turabagezaho service zacu. Nari wizi nk'ibisanzwe nkunda macu wa Kirindinyo yarambereye kuri mikoro ariko sinasoza ntakubwiye ko twari twicaye i Paris Moteri hano mu Miduha, hano ku musigito mu Miduha wahageze urabona icyapa cyanditseho Paris Moteri niho hambere kuri service nziza. Dufite amashambure meza uryamamo amavunana gashira, turabambere ku gikoni. Mucoma wa mbere hano muri Rwanda akorera hano i Paris. Ibyo kunywa byiza, service nziza. Niba uri no ku kazi duhamagare turagukorera delivery y'ibyo kurya saa sita tubikugezeho. Nimero nabo ngize muri weekend sohokera hano nta handi wemerewe gusohokera atari hano Hopeline Sport iduka rya mbere hano mu Rwanda ku kijyanye n'ibikoresho bya siporo hano mu Rwanda. Ubu noneho murabizi ko twayaga turi mu mujyi cyane. Ubu dufite iduka Karahabutaka hano Sonatibe ku nyubako ya UTB. Ngwino tuguye ibikoresho bya siporo noneho ni discount. Ayo ufite bigo by'amashuri, bigo byikorera mushaka imyenda ya siporo, amagodiyo meza, spress nziza, imyenda yari yose, ngwino muri Hopeline tuguhe ibikoresho byiza cyane. Reka mbashimire dusubire kuri match y'ejo ya Rayon Sport na Mukura na Rewizi Kabananga twari twamuhostinze. Nkunda match yaratubereye kuri kamera. Ciao.